wakena bigenze gute? Ngiye byarangiye ntabwo bishoboka. Zose. Ibi bibaza abandi mujye muganira byarangiye. Byarangiye nakize byarangiye ibintu byo gukena byarangiye. Nawe gukenesha. Reka twubika amacupa. Twegura inyandiko. Iyo kugira ubutunzi biza kuba igisobanuro cyo kugira ubuzima buzira umuze, uyu musore yari kuzarama imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ku myaka 34 y'amavuko azi neza icyanga cy'ifaranga byanyabyo, kuva ku nzu z'ibitabashwa yibitseho kugera ku modoka z'agatangaza zigura akayabo k'amamiliyoni y'amadolari. Ibyo iyo bihuje n'ubuzima bubi yivugira ko yabayemo, birimo nko kuba umwana wo ku muhanda. Kubyemera byasaba kubyizera gusa. Ku myaka yawe umaze kuba umukire. Oyanjye bakize burundu. Ndikubwira umwana wabaye ku muhanda, uyu niwe wavuyemo umuvumbuzi ukomeye cyane, uzwi cyane bitari mu Rwanda gusa ahubwo ku rwego rw'isi. Wayibaza abashinwa. Maglev obstacle detection wanditsemo ku bintu bijyanye na maglev obstacle detection, ninjye wayivumbuye ku isi, yo ngiyo detector ku isi njyenyine. Icyo gihe njya mu manama mpuzamahanga na president barabikunda. Australia ishaka ko nkoresha baranganiriza, ariko abashinwa icyo gihe najyaga mu nama turi kumwe n'abantu n'ubushakashatsi bwabo, kuko ubwo bushakashatsi bwabafashije kuba mu minsi iri imbere mike bagiye kujya ku muvuduko wa 600 km/h. Maglev, bwoko bwa gari ya moshi iri ku mwanya wa mbere ku isi mu kugira umuvuduko udasanzwe, kuko ifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 600 byose mu isaha imwe. Ayifiteho uruhare rukomeye kuko yakoze ubushakashatsi abasha kuvumbura Maglev obstacle detection. Iki ni icyuma gifite ubushobozi bwo kuvumbura ku muhanda hari ikintu cy'imbogamizi cyateza impanuka, maze kigatanga amakuru, bityo utwaye iyo gari ya moshi akareba uburyo ahagarara adakoze impanuka. Ikindi kintu kiri bugutangaze ni projet yumvikana nk'isekeje yakoze byo gukemura amakimbirane yari hagati y'abantu n'ingona. Ni projet yakoze asoza icyiciro cya mbere cya kaminuza, ahikorera irima mu karere ka Bugesera, aho ingona zakundaga kurya abantu. Ibi rero ngo yarabirebye asanga hari amakimbirane hagati y'abantu n'ingona muri ako gace. Yiga umushinga w'uko ayo makimbirane yakemuka, biza no gukunda. Uretse ibyo, avuga ko hari n'izindi projet zitandukanye kandi zikomeye yakoze zirushaho kumugira ikirangirire. Ariko subundi uyu Katabarwa turi kuvugaho muri uyu mwanya ni muntu ki? Wifuza kumenya byinshi byaranze ubuzima bwe kuva mu bwana bwe kugeza uyu munsi wa none? Urifuza kumenya inkomoko y'ifaranga ritagira ingano rimujejetaho? Ikaze muri iki cyegeranyo, aho ngiye kubika amacupa nkegura inyandiko nkakubwira byose akantu ku kandi ku mateka y'uyu musore, ndetse kandi nkakubwira n'inkomoko y'amafaranga ye. Kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye mugezaho inshuro zirenga 365 mu mwaka. Nitwa Oscar. Dushime ushatse unyiteho D7. Wahikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Dr. Engineer Katabarwa Murenzi Gilbert, umusore w'imyaka 34 y'amavuko, yavukiye kandi akurira mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera ahitwa Irima. Katabarwa avuga ko yakuze arerwa na nyirasenge, ndetse ng'icyo gihe nyirasenge yareraga abana bagera kuri 7. Avuga ko bitari bihe byoroshye kuko nyirasenge wabareraga nawe yari muto cyane, aho ngo yatangiye kubarera afite imyaka 18. Ubwo yarageze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, mu muryango ubuzima bwaje kugorana, bituma Katabarwa yisanga mu buzima bwo ku muhanda, aho yabaga hitwa Kabuga mu mujyi wa Kigali. Nyuma aza kujya kubiremera, ubwo buzima abubamo mu gihe kingana n'amezi 6, ubwo ni ibihembwe 2 by'amashuri. Nyuma y'ayo mezi 6 ngo hari uburyo mu muryango we ubuzima bwaje gutunganaho gato, maze ava ku muhanda agaruka mu rugo. Kuko yari yarize igihembwe cya mbere, yari niyandikishije mu bazakora ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza, yakoze nk'abandi, gusa igitangaje yaje no gutsinda, yoherezwa kujya kwiga i Nyanza mu majyepfo.
ageze mu mwaka wa kabiri wayisumbuye mu rugo bashatse kumuhindurira ikigo ngo agiririma hafi y'iwabo, gusa bisa n'ibigorana bitwara igihe kirekire, aho ngo igihembwe cya mbere cy'umwaka wa kabiri bisa naho atakize neza kuko yari ari mu bintu byo guhinduranya ibyangombwa, ibintu byatumye asozanya icyo gihembwe amanota mabi cyane. Nyirasenge ntiyabyakira neza bituma yongera kwisanga ku muhanda i Remera. Aho ku muhanda yahamaze igihe gito, maze farije iza kumufasha imumenyera buri kimwe cyose abasha gusubira ku ishuri. Icyo gihe ngo yarakoze cyane abo wa mbere muri konkuru yari yarateguye mu karere, nuvuga ko yabaye wa mbere mu karere kose. Amaze kuba uwa mbere amakuru yarasakaye agera mu rugo kuko icyo gigo kitari kure cyane y'iwabo, maze nyirasenge bari barapfuye ko yatsinzwe arabimenya, birangira yongeye gusubira mu muryango, baramwakira akomeza kwiga nk'uko bisanzwe. Icyiciro cya kabiri cyayisumbuye cyangwa se superieur yagikomereje muri groupe scolaire de la Salle Byumba, akomeza kwiga ashyizemo umwete, aratsinda, akomereza kaminuza mu Mutara Polytechnique. Dusubiye inyuma gato, nyuma yo gusoza yisumbuye yakoze urugerero, arurangije abona scholarship cyangwa se bourse yo kujya kwiga mu Fransa mu mujyi wa Lille, ariko bitewe n'umubano u Rwanda rwari rufitanye n'Ubufaransa icyo gihe kubona visa byaragoranye. Ajya mu bihugu bituranye bigera kuri 5 ashaka visa, ariko kuyibona biranga. Avuga ko kugenda muri ibyo bihugu bitamugoye kuko ngo hari umushuti w'umuryango watwaraga ibikamyo, bamuhuje nawe bakajya bajyana muri icyo gikamyo, akazenguruka ibihugu bitandukanye ashaka visa, bayimwima akajya kugerageza ahandi, birangira hose byanze burundu. Amezi 6 yaburaga amasomo muri kaminuza hano mu Rwanda atangire, yamaze akora ibijyanye no kudija mu gihugu cya Kenya, abyigishijwe n'uwari inshuti ya wa mugabo watwaraga amakamyo nyine. Icyo gihe ngo byari muri 2010, uwo mugabo w'inshuti y'umuryango watwaraga amakamyo ngo niwe watumye agira inyota ku bijyanye n'Ubushinwa, kuko ngo yavugaga indimi zigera ku 8 zirimo Ikidage, Icyarabu, Igifaransa n'izindi zitandukanye. Uwo mugabo yasabye Katabarwa kumwigira Igishinwa kuko atarakizi, ndetse amwemerera ubufasha bwose azakenera mu kukiga nk'amafaranga n'ibindi. Ibyo byose rero akabikorera kugira ngo namara kukimenya azamutsobanurire filime ya Jackie Chan, kuko ngo yakekaga ko bayanga hari ibyo batamusobanurira neza. Muri 2011 ubwo yagarukaga mu Rwanda aje kwiga kaminuza, yashatse ahantu yakwiga Igishinwa arahabura. Icyo gihe ngo atangiye gukora ubushakashatsi ku rurimi rw'Igishinwa, amenya ko cyigishwa mu bihugu bitandukanye nka Kenya, Egypt, South Africa n'ahandi, maze aribaza ati kuki mu gihugu cyacu iby'Igishinwa bitahaba. Icyo gihe ngo yandikiye ubutumwa guverinoma ya Beijing mu Bushinwa kuri email abasaba ko Igishinwa cyakigishwa mu Rwanda, bamwohereza kuri ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda, aragenda baravugana, ajya no gusobanurira Minisiteri y'Uburezi, abumvisha impamvu Igishinwa gikwiye kwigishwa mu Rwanda. Biza kurangira Abashinwa bemeye kubaka ikigo cyigisha Igishinwa n'amalibrary, ndetse gitangira no kwigishwa mu mashuri atandukanye yo mu Rwanda, bigizwe mu ruhare na Katabarwa. Ubwo yararangije icyiciro cya mbere cya kaminuza muri 2014, hatanzwe amahirwe yo kujya gutemberezwa mu Bushinwa no kurushaho kuhasobanukirwa, ubwo harimo no kwigishwa ururimi rw'Igishinwa. Ibyo bigakorwa mu mezi 6. Icyo gihe ngo promosiyo ya mbere yari igizwe n'abana 5, barimo na Katabarwa, abayisanze mu Bushinwa ryo. Nubwo yaragiye mu Bushinwa mu butembere bw'amezi 6, yagezeyo asanga hari byinshi agomba kwiga, birangira yigumiyeyo. Kimwe mu bintu bitangaje cyane ni uburyo yageze mu Bushinwa asonzeye cyane ururimi rw'Igishinwa, bigatuma abasha kurwiga mu gihe gito, aho ngo mu mezi 2 yonyine yari ari kukivuga nk'umuturage w'Ubushinwa. Ati nagezeyo bambwira uburyo kukimenya bifata igihe kingana n'umwaka, ndavuga nibyo ntibishoboka bitewe na gahunda nari mfite, nikinda gifata mu gihe cy'amezi make cyane. Avuga ko amezi 2 yonyine ariyo byamufashe ngo abazi kuvuga Igishinwa neza cyane, akora ikizamini gipima urwego abantu bariho mu rurimi rw'Igishinwa, aragitsinda, bituma abantu benshi bari barimo na bagenzi be bari barajyanye mu Bushinwa bamutangarira. Ati mu kizamini kigenzura urwego rw'abantu mu Gishinwa bari bafite inzego 6, urwego rwa 4 ubasha kuvuga neza, barukora nyuma y'umwaka, ariko njyewe narukoze hashize amezi 2 kandi ndatsinda. Katabarwa
avuga ko yashishikariye cyane kumenya ururimi rw'igishinwa kuko ngo ubukire bwari mu kumenya urwo rurimi yarabubonaga. Nyuma yo kumenya neza igishinwa aho ku ishuri yigagaho, bagiye mu biruhuko bamuha akazi ko gukora mu biro byabo, akajya basubiriza message z'abantu bazaza mu gihembwe kizakurikiraho, bamuha n'indi scholarship y'igihembwe gikurikiyeho. Nyuma y'ibyo yaje kubona andi mahirwe y'akazi yo kujya yigisha abana basket, ibintu byatumye anashinga ishuri ryigisha basket mu gihugu cy'Ubushinwa rikorera mu ntara 3 z'Ubushinwa. Katabarwa wari warangije icyiciro cya mbere cya kaminuza mu Rwanda muri Surveying and Geomatics Engineering, yakomeje icyiciro cya masters mu Bushinwa ndetse ngo yiga masters nibwo yakoze ubushakashatsi kuri ya maglev cyangwa se gari ya moshi, ariko yihuta ku muvuduko udasanzwe avumbura icyuma cyitwa maglev obstacle detection, kibasha kubona ko imbere hari ikintu cy'imbogamizi kigatanga amakuru uyitwaye akareba uburyo ahagarara nyine hadakoze impanuka cyangwa se atakigonze. Avuga ko amaze kuvumbura iyo maglev obstacle detection yagiye mu nama mpuzamahanga zitandukanye apresenta ubwo buvumbuzi bwe, barabikunda. Australia iramuganiriza ibashe kumukoresha, ariko Ubushinwa burabyanga, bamuha akayabo k'amafaranga ndetse bamufasha gukomeza kaminuza mu cyiciro cya PhD cyangwa se doctora. Uyu munsi akaba afite titre ya docteur mu bijyanye na engineering. Nyuma y'ubwo buvumbuzi kandi Amerika yaramuhamagaye kajya gutanga ibiganiro muri kaminuza ya Stanford kuri ubwo buvumbuzi. Gusa nabwo ari hafi kujyayo, Ubushinwa burabihagarika gatagera yakabibahishurira byose ko yabigenje. Katabarwa ni umusore w'umutunzi, ibintu avuga ko akesha kwiga ashyizemo umwete. Ni umukire bihambaye ndetse binavugwa ko ari we mukire wa mbere ukiri muto mu Rwanda. Uretse bya bindi byose twakubwiye akora, Katabarwa ni n'umwarimu muri Tonji University, kaminuza avuga ko ari iya mbere ku isi mu by'ubwubatsi. Katabarwa kandi anafite kompanyi ikorana n'ibyogajuru yise Wonders Fair, ifite icyicaro mu Rwanda no mu Bushinwa, itanga serivisi zitandukanye nko gupima ubutaka, inama ku bwubatsi, ubuhinzi burambye n'izindi. Mu kiganiro yagiranye na Isimbi TV, Katabarwa yabajijwe niba agira role model, asubiza ko role model ari umuntu uwo ari we wese, aho ngo ku rwego yaba ariho rwose yamwigisha. Gusa uburyo amwigishamo ashobora kutabukurikiza, ahubwo akamubonamo imbaraga zidasanzwe zimubera impamvu zo kurushaho kumwagura mu mitekerereze. Uyu musore rero wubwe yivugira ko ari umukire, ko yakize byarangiye, ndetse ngo kuri we gukena ni ibintu bidashoboka habe na gato, ngo yamaze kurenga uruhombero, umuherwe byararangiye. Gayo nguko ngibyo ibya Dr. Engineer Katabarwa, umusore umaze kwamamara cyane mu Rwanda bitewe n'ibiganiro akunze gukorera ku Isimbi TV ya Mungisabe. Avuga ko ari umukire cyane, ahagenda yerekana ubuzima bayeho, ahafite byinshi yavumbuye mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ni nansoreje icyegeranyo cyacu cy'uyu munsi. Wakoze kudukurikira, kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye mugezaho inshuro zirenga 365 mu mwaka. Nitwa Oscar, dushime ushatse unyiteho D7. Aho utaha, Imana ibarinde. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera iki yigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbibwiye fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, Mbibwiye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi.
nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi hakaba na Mbagariye fashion.